Ngaha turaje Nyagasani, twitabira ingoma y'urukundo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugira neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 14 mu byumweru bisanzwe, tariki 8 Nyakanga 2024. Ngamasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Hozeya, umutwe wa 2 umurongo wa 16 kugeza ku 18, wa 21 kugeza ku 22. Uhoraho aravuze ati: niyo mpamvu umugore wanjye w'umuhemu ubu ari jye ugiye kumuhendahenda, nzamujyane mu butayu maze mwurure umutima. Nzamusubiza imizabibu ye, ikibaya cya Akori nkigira irembo ry'amizero. Azahanganiriza nk'igihe cy'ubuto bwe, mbese nk'igihe yazamukaga ava mu gihugu cya Misiri. Uwo munsi kandi uwo n'Uhoraho bivuga, uzanyita umugabo wanjye, uzahurwe burundu kongera kunyita ngo Behari wanjye. Nzagucyura uwanjye iteka ryose, dushyingiranwe bishingiye ku butabera n'ubutungane, duhorane urugwiro n'urukundo. Nzashyingirwa nawe kugaragariza ubudahemuka, maze uzamenye Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 145. Guhora n'umunyampuhwe n'umunyaneza. Buri munsi nzagusingiza, noge izina ryawe iteka ryose. Uhoraho ni igihangange, akaba rwose akwiriye gusingizwa. Ubwamamare bwe ntibugereranywa. Kuva mu gisekuru kugera mu kindi, bazibukiranye ibyo wakoze, bamamaza ibigwi byawe. Nzajya ndondorera abandi ibitangaza byawe, mvuge ikuzo ryawe rijyana n'ubwiza bwawe. Bazajya bavuga ububasha bwawe wagaragaje ukora ibintu bihambaye, nanjye mvuge ubuhangange bwawe. Bazajya bahimbaza urwibutso rw'ibyiza byinshi wagiriye abantu, maze bahe amashyi n'impundu ubutungane bwawe. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyaneza. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 9 umurongo wa 18 kugeza ku 26. Igihe Yesu yarakibwira abigishwa ba Yohani, umutware aramwegera, amupfukama imbere amubwira ati: umukobwa wanjye amaze gupfa, ngwino umurambureho ikiganza arakira. Yesu arahaguruka aramukurikira n'abigishwa be. Nuko umugore wari umaze imyaka 12 ava amaraso amuturuka inyuma, akora ku ncunda z'igishura cye, kuko yibwiraga ati: mpfa gusa gukora ku gishura cye ngakira. Yesu akebutse aramurabukwa, aravuga ati: humura mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Ako kanya umugore arakira. Yesu ageze mu rugo rw'umutware, abona bavuzaga imyirongi n'abantu benshi baborogaga, aravuga ati: nimuhave, uwo mukobwa ntiyapfuye, arasinziriye. Nuko baramuseka. Bamaze gusohora abo bantu, arinjira amufata ukuboko, maze umukobwa arahaguruka. Iyo nkuru isakara muri icyo gihugu cyose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Kristo naganze mu mitima yanyu, tumukunde, tumukundisha abandi buri munsi. Nyagasani aragutumiye, nanjye arantumiye kugira ngo aguhindure uko ashaka. Hamwe n'amasomo kintu byacu duteguriye aryoshye cyane, tujye kuzirikana ku ngingo igira iti: urugo, inzira igana mu ijuru. Aho ngaho ushobora guhita wibaza ikibazo. Ushobora kuba ushinze urugo, ni byiza watangiye gukibaza. Ushobora kuba wihaye Imana, watangiye nawe gukibaza. Ubwo hari abihaye Imana bavuze bati: okay, ubwo bagiye kuvuga ku ngingo y'uko urugo ari inzira igana mu ijuru, twebwe batazifite, twebwe badashinze urugo, reka twigendere. Aha, uramutse uhise ugenda, nuko waba utazi icyo urugo ruvuga, nuko waba utazi urugo icyo rusobanura. Urugo ni igicumbi cy'ubuzima. Bishatse kuvuga ngo uwihaye Imana araharererwa, umwana wese araharererwa, umugabo niho arererwa, umugore niho arererwa. Babandi bazashinga urugo nabo bashinga urugo bihereye ko barerewe muri rwa rugo. Babandi baziha Imana nabo biha Imana bitewe nuko baturutse mu rugo, ndetse naho bari buri wese burya bari mu rugo. Urugo se ni iki? Urugo naho ngaho nyine turi, nk'inzira nyine ijya hehe, igana mu ijuru.
iyo nzira rero niyo tugiye kubanza kuvugaho. Mu kilatini iryo jambo inzira riravuga ngo via biravuga aho utambuka aho unyura, ariko hagati aho mu gihe hari inzira hari uko abantu nanone bagenda banusura bagashakisha uburyo bagenda bakwepa, ako nanone bakita deviation. Iyo de mu kilatini ivuga de privatif, bishatse kuvuga kwihangira kutagendera mu nzira. Deviation nyine ni ugukwepa ukanyura ahandi hantu. Rero turaza kubona ko hari inzira ariko via le chemin, ariko hari na deviation, aho ngaho nyine ushobora gukwepa. Akenshi inzira aba ari nziza, deviation rero akenshi ntabwo aba ari nziza, kuko akenshi dushakisha ibisubizo byihuse tukanyura inzira z'ubusamo, izo za deviation, ariko tukaza kwibagirwa ko hari inzira igororotse twakagombye kugenderamo. Urugo, inzira igana mu ijuru. Ese mubyeyi, urugo rwawe nawe ni inzira igana mu ijuru, cyangwa watangiye gukwepa deviation, kuyoba inzira? Urugo rwawe ruri kugana hehe? Urugo rwawe nawe ruri kugana mu ijuru? Mbere yuko dukomeza tuvuga ku rugo, reka mbanze mbabwire ishusho y'urugo, igisobanuro cy'urugo, bityo ndaza no kukubwira ibibazo biri mu rugo ariko naho ibisubizo byaturuka. Icya mbere, urugo. Ese urugo ni iki? Ubundi busanzwe nubwo twavuze ko tujya kuvuga urugo muri rusange, ariko tuzaza kwibanda nanone ku rugo rw'umugabo n'umugore, la vie de marié, abashakanye. Urugo ni iki? Igisobanuro cya mbere ni umugabo uhura n'umugore, hakazaboneka n'umwana muri urwo rugo, ababyeyi ndetse n'abana. Ariko ntitwakwirengagiza ko hari n'igihe bidakunda abashakanye ntibabyare cyangwa bagatinda kubyara. Icyo nacyo ni ikibazo gishobora kuza. Tukongera muri aka kanya kongera kubanza kwibukiranya intego z'abashakanye, intego z'urugo. Nta kindi, ni intego zigera muri 3, ariko ndaza kongeraho iya 4. Icya mbere, abashakanye ni umugabo n'umugore basezerana bafite intego yo kuzafasha Imana kurema, la procreation. Intego ya kabiri ikomeye cyane ni uko bagomba gukundana by'indatana, urukundo, ubumwe by'indatana ku bashakanye. Ntabwo rero bagomba gutandukana, ahubwo bagomba gukomeza gukundana basigasira urukundo rwabo, kuko umubano wabo nyine ari urukundo, byerekeza nanone ku rukundo Kristo akunda kiliziya ye. Umugabo agakunda umugore we nk'uko Kristo akunda kiliziya ye. Icya gatatu nanone, abashakanye Imana ibaha umugisha mu rubyaro rwabo. Baba bagomba rero kuzafasha abana babo kubarera Kristo nk'uko n'Imana ibahaye umurongo. Icya kane rero nifuza gukongeraho, nk'uko intego yacu iri kubivuga muri amasomo, urugo ni urugana mu ijuru. Umugabo n'umugore ndetse n'abana bagomba guharanira iyo ntego rusange yo kujya hehe, yo kujya mu ijuru. Nawe ntacyo yabimariye gutunga urugo, kugira urugo, mugakira, mugatunga, mugatunganirwa, ariko urugo rwanyu rutari kugana hehe, rutari kugana mu ijuru. Ngizo rero intego, iyo ntego ya nyuma cyane cyane ya 4, ku rugo ari uri kugana hehe, mu ijuru. Naho ubundi ibyo mwakora byose, niba urugo rwanyu rutari kujya mu ijuru, none se mwashakaniye iki? Mubanira iki? Niki gituma mubana? Nta kindi, no kugira ngo mwegere Imana, urugo rwanyu rugane ku Mana, rugane mu ijuru. Na niyo mpamvu dukomeza kugenda twibaza, ese urugo rwanjye iracyari inzira igana mu ijuru, cyangwa nayikoreye twa deviation, gukwepa, guhunga ikibazo? Amasomo munsi yaduhaye urugero rw'ingo 3. Urugo rwa mbere ni urugo rwa Hozeya, urugo rwa kabiri ni urugo rw'uriya mugore batavuze izina, nawe uze guhashyira izina ryawe. Urugo rwa gatatu ni urugo rwa Yayiro, umukuru w'isengero. Izo ngo zose, icya mbere, zifite ibibazo, ariko nanone hari aho ibisubizo biza guturuka. Turagiye kureba rero ingo zacu kugira ngo zigane mu ijuru, aho ibibazo bituruka mu ngo zacu, naho ibisubizo bishobora guturuka mu ngo zacu. Nawe rero ukurikire kugira ngo wongere urebe niba urugo rwawe rurimo ibibazo cyangwa rurimo ibisubizo. Turaza kubona ko izi ngo icyo zihuriyeho ni uko ibibazo bituruka ku bantu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turaza kubona ku bisubizo bituruka ku Mana. Urugo rushingiye ku Mana niho tavuka ibisubizo. Reka rero izi ngo tuzivugeho, buri wese y'amaso arebe niba ntaho ahuriye na rumwe muri uru rugo. Reka duhere ku rugo rwa mbere, urugo rwa Hozeya. Kumvise mu gitabo cy'umuhanuzi nyine Hozeya. Twongere tuzirikane amateka y'umuryango wa Isiraheli, umubano wabo n'Imana. Umubano akenshi wagiye uzamo ibitotsi, akenshi wagiye uzamo
gucumura k'umuryango w'Imana ugahemukira Imana. Umuhanuzi Hozeya nk'umuhanuzi wari warashakanye n'ihabara umugore w'indaya. Urugo rwa Hozeya rurimo ikibazo giturutse nanjye kuvuga ku mugore, ariko se ninde uhangayitse muri urugo? Uhangayitse n'uyu Hozeya, umugabo ni uhangayitse. Ibibazo by'uyu muryango bituruka cyane cyane ku mugore w'indaya w'ihabara, noneho umugabo bikaza kurangira bishoke ko atabyihanganiye, byaramugoye. Ngaho nawe tekereza, Imana iramutegetse ngo yongereze n'uwo mugore. Hozeya araza kubyemera? Yego nyine arabyemera, kubera ko Imana yabimusabye. Uku guhangayika kwa Hozeya afise umugore w'indaya nk'uyu nguyu, ubundi yakagombye kumuta, yakagombye guhita amwirukana. Ariko se kuki yongeye kumugarura? Iki kibazo kiri muri uru rugo biraza gutwereka ko nta handi gisubizo gituruka usibye ku Mana. Hozeya rero Imana izamutera nanjye kuvuga kwihangana, ubundi yongereze ni wa mugore muri ibi bigeranyo uko twagiye tubizirikana, ariko bikerekeza ku Mana igisubizo cy'umuryango wayo. Umuryango w'Imana wagiye ujya kure ugakora icyaha cyo guca inyuma ku mugabo n'umugore, nanone cyerekeza gucyaha cyo gusenga ibigirwamana, kwihimbahimbira izindi mana k'umuryango w'Imana. Aho rero Imana iratwigisha muri urugo rwa Hozeya ko yihanganira umunyabyaha, impuhwe z'Imana imbere y'umunyabyaha, kabone ubwo yacumura Imana yongera kwihangana kugira ngo imugarure, maze wongere bungwe ubumwe. Iki gisubizo cy'Imana muri urugo bizarangira urugo rusubiranye rwa Hozeya n'umugore we, bongere babane neza nk'uko n'Imana nayo yifuza gutugarura iyo twari twaratanye mu bibazo, iyo twari twaratanye za nzira za deviation twihimbahimbiye, nuko bikaza kuranya n'ubundi Imana itugaruye mu murongo mwiza kugira ngo tubeho neza, tubeshweho n'Imana. Ngiyo mariage ngo kongera kubana kubera iki? Kwihangana kw'Imana, ikihanganira amakosa yacu, ikihanganira amafuti yacu, ikongera gatugarura. Uhora n'umunyampuhwe n'umunyaneza, uko niko mwinjira Zaburi nawe yaririmbye. Ngo urugo rwa Hozeya rutwibutsa ko kuba twagira ibibazo mu ngo zacu, kumwe yacu inyuma undi, ntago biraba impamvu yo gutandukana, ahubwo se hari ugisigaranye impuhwe, hari ugisigaranye amizero, hari ugisigaranye ukwihangana. Mugabo mugore, niba ugisigaranye kwihangana, kuzane mu rugo rwawe mwongere mwiyunge. Ngo kuko Hozeya Imana yamuhojeje, biza kurangira bongeye kubana n'umugore we kubera Imana. Ngiki kibazo cyari gihari guca inyuma, none Nyagasani azanye igisubizo cy'ubwiyunge, kongera guhura. Kirazira ko abashakanye batandukana, Imana yafatanyije umuntu ntakagitanye. Amen. Tugiye kureba urugo rwa kabiri nyuma kuva mu rugo rwa Hozeya, urugo rwa kabiri rw'uyu mugore, umugore batari kuvuga izina, ugaragaye mu ivanjiri. Ivanjiri twibuke ko tuyiherutse vuba rwose ku cyumweru cya 13, twarayizirikanyeho bihagije. Ariko ikigaragara, uyu mugore ntago wamuvuza izina, nawe uze guhashyira iryawe. Ashobora kuba yitwaga Mariya, ashobora kuba yitwaga Solange, ashobora kuba yitwaga Alice, Margarite, ashobora kuba yitwaga Yohani. Uyu mugore nawe ufata izina bitewe n'uko urugo rwawe wasanga nawe rufite ikibazo nk'iki ngiki. Uyu mugore ngo yari afite ikibazo cyo kubura amaraso, ni ikimenyetso cyo gutakaza ubuzima, kuko amaraso nyine bingana ubuzima. Uyu mugore yari hababariye cyane. Batubwira mu yindi vanjiri ukuntu yari yarahagokeye agatakaza ibyo byose, bishoboke ko yari mu bavuzi ariko ntibyagira icyo bitanga. None ngo yafashe icyemezo cyo gukora kuri Yesu nyuma y'uko abonye yaburaniwe. Hari akantu batubwira kuri uyu mugore, gukora kuri Yesu bishoboke ko no mu mapfumu yari yaragiye, kuko mu mapfumu niho bashakira ibyo gukora. Kankore ku myambaro ye, birashoboka nubwo batabitubwiye neza uko byagenze. Gusa icyo twazirikana nuko uyu mugore yari hababariye. Kuva amaraso nanone dushobora kubyerekeza ku kwezi k'umugore, umwari mutegarugori, ubwo ashobora kugira iminsi 3 cyangwa 5 mu kwezi yo kuva amaraso. Ariko bikaza kwerekeza ko hari igihe ikibazo gishobora kuvuka amaraso ntahagarare, kandi byaba ikibazo kikagera iti ese muri urugo ninde ruhangayitse? N'umugore aruhangayitse, ariko birashoboka ko umugabo we yari yaramuhunze, kuko ntaho batubwira umugabo we. Kuko abagabo benshi harwo dutyanganira ibibazo nk'ibi ngibi biza mu rugo, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'uko umugabo adashobora kubonana n'umugore we nk'abashakanye, umugabo agahita ahunga akagenda. Rero nawe tekereza iki kibazo umugore yari afite, yibaza uko azagikemura. Yari yarahababariye bikomeye. Urumva bishoboke ko nta n'umurwaza yari agifite, bishoboke ko umugabo yari yaramutaye, bishoboke ko nanone ibintu byo byose byari byarashize nk'uko babitubwira. Aha rero uyu mugore pe yari yarahangayitse.
ikibazo ko twumvise Ozeya niwe ufite ikibazo muri isomo rya mbere, uyu mugore nawe niwe ufite ikibazo. Noneho ikibazo kigeze ku mugore, uburyo yabuze ahantu akora, none akoze kuri Yezu, none arakize. Ibi bigatwereka none mu ngingo yacu turimo, urugo, inzira igana mu ijuru. Biratwibutsa ko umwe muri twe, umwe mu bashakanye ashobora guhura n'ibibazo. Ese mugenzi we azashobora kumwihanganira? Agize ibibazo by'uburwayi, hari ibindi bibazo afite, uzashobora kumwihanganira? Uko kwihangana rero niko kwaranze uyu mugore, agakomera mu rugo rwe. Bishoboke ko umugabo yari yaramutaye, ariko agakomera kuri Yezu. None Yezu amuzana igisubizo. Hari ikibazo cyo kubura ubuzima, amaraso. None Yezu araje, atanze umurongo mwiza, arakize. Kubera impuhwe z'Imana, ngo kwishingikira Yezu, gukora kuri Yezu mpaka nawe ukize, ubundi ukagarura ubuzima, kwiheba, kujya kure y'Imana. Yezu akongera akazana umurongo mwiza. Ngiyo ya nzira ya Yezu. Bishoboke ko umugabo yari yahitaye akigendera, uyu mugore yakomeje inzira igana Yezu. None Yezu atanze igisubizo cy'ukuri. Nyuma yo kuva mu rugo rwa Ozeya no kuva mu rugo rw'uyu mugore, reka tujye mu rugo rwa Yayiro. Mu rugo rwa Yayiro hari ikibazo noneho ntabwo ari icy'umugabo, nta nubwo ari icy'umugore, ahubwo none ikibazo gifitwe n'umwana wari urwaye, umwana w'imyaka 12. Uyu mwana rero mu burwayi bwe biratwerekeza uburyo ababyeyi babahangayikiye abana. Nuko Yayiro akajya gushakashaka Yezu, we yari n'umukuru w'isengero. None Nyagasani nawe aranamutabaye koko. Iki kibazo cy'uyu mwana biratwerekeza ku babyeyi, uburyo duhibikanira abana bacu, uburyo dufasha abana bacu, uburyo dutabariza abana bacu. Ngo urugo, umugabo n'umugore, iyo umwe yahuye n'ikibazo, abandi bagomba guhibikana kugira ngo bashakishe igisubizo. Ngiki igisubizo Yayiro ashatse nyuma y'uko umukobwa arwaye. Bishoboke ko yatagurije ibyo byose, none nawe avuza, ariko igisubizo giturutse hehe? Kuri Yezu. Igisubizo ni Yezu, gukora kuri Yezu. Yezu araje acecekesha bari kuboroga, ibibazo byari bihari byose arabihoshe, maze umwana amugaruye mu buzima. Yari yatakaje ubuzima, none Yezu ageze gutya aramuzuye, kandi yari yapfuye. Ngibibazo mwabageye mwe biba mu ngo zacu, ibibazo bishobora kuza kibasira umugabo wo mu rugo, bikibasira umugore wo mu rugo, bikibasira n'umwana wo mu rugo. Ntawe hejuru ku bibazo, ariko nta no hejuru ku bisubizo. Iki cyo Nyagasani ashaka gutubwira, ingo zacu akenshi ibibazo bituruka hehe? Ibibazo bituruka kuri rundu. Umugabo ashobora guteza ibibazo mu rugo, umugore ashobora kubiteza, n'umwana ashobora kubiteza. Ariko niba koko turi abantu begera Nyagasani bakora kuri Yezu, natwe amaherezo tuzakira. Uwo mwana azakira, umugabo azakira, umugore azakira, mu gihe twashingiye amizero yacu kuri Kristo. Kwa kwihangana, nkarwaza mugenzi wanjye, arababaye, arashavuye, agize ibibazo ku rugendo, nk'uko twari turi ku rugendo, dore ko nta mugenzi usiga undi, bikaza kurangira murindiriye, ngenda muhendahenda. Iryo ni ijambo Ozeya yakoresheje, guhendahenda umuntu nyine, kuko umuntu ahenze. Umuntu arahenze, niyo mpamvu tugomba kugenda tumuhendahenda. Ari umwana wawe, ari umugore, ari umugabo wawe, ubundi abo ni ba sheri bawe. Sheri mu Kilatini bivuga karusi, sheri. Ikintu gihenze nyine ugira ute? Uragihendahenda. Iyo umenye ko umugore wahenze, ugenda umuhendahenda, kabone ubwo yaba arwaye. Iyo umenye ko umugabo wahenze, ugenda umuhendahenda, kabone ubwo yarwaye, yahuye n'ibibazo. Iyo umenye ko umwana wahenze, sheri, uramuhendahenda, ukamuhendahenda, kugeza igihe agize gute? Kugeza igihe akiriye, kugeza igihe Yezu atangiye ikimenyetso, umukiro. Guhendahenda, iki gisubizo twagatwaye iwacu. Ese ngewe ibibazo byaje mu rugo iwanjye, nkomeza kugenda ngahendahenda kugeza igihe nza kwemera guhendwa, ariko uwo tubana nkamugeza aheza nta handi ni ku Mana. Urugo igicumbi cy'ubuzima, urugo inzira igana mu ijuru. Ese iyo uhuye n'ibibazo, ntabwo bituma ukora kadeviyasiyo ugashaka inzira z'ubusamo, nguwo mu bapfumu, nguwo mu nzu z'indaya, ibigirwamana, guca inyuma mwashakanye kubera ibibazo byavutse. Aho nawe uracyari mu inzira z'Imana. Ibaze ntajya nibaze, wongere urebe ahantu urugo rwawe rushingiye. Urugo rwawe rukugana he? Wasanga rufite amapine, ruri kugana ikuzimu cyangwa ruri kugana mu ijuru. Mubyeyi, ufata agatambaro, ndabizi hari igihe waza gukenera kwihanagura. Niba ujye ukunze kugira amarangamutima ashaka kuganisha mu kurira, fata agatambaro kawe. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo n'umugore ngo barabanye, bakundana, bakize,
banasenga baza kubyara. Bagejeje mu byaro 3 bafata icyemezo cy'uko bagomba kurekera kubyara. Igihe kiza kugera, umugore aza kugera cya yongera arasama. Umugabo neza arabisha bikomeye, yibaza ukuntu bafashe icyemezo ko batazongera kubyara, none umugore arabyaye. Ngo umwana aramucitse buriya. Umugabo bimwanga mu nda, rimwe na rimwe agafata icyemezo cy'uko iyo nda bayikuramo. Ikindi gihe bakongera bakifata, umugore akabyanga, biza kugera igihe wa mwana aravuka. Umwana amaze kuvuka, amaze no gukura, umva bageje mu bana 4. Noneho baricara avuga bati umva ntago tuzongera kubyara. Umugabo yari umuganga, amutera agashinge katazongera gutuma na rimwe abyara. Ubwo icyo cyemezo amaze kugifata, wa mugore kagashinge kamaze kumugeramo, yanzira bari bafashe, ubuzima bwatangiye guhagirira ibibazo. Ukwezi kwakurikiyeho atangira kuva amaraso, imihango idahagarara. Ukwezi kwa mbere umugabo arakwihanganira. Ukwezi kwa kabiri kugeze, umugabo ashakisha uburyo bwose yanyura indi nzira agatangira guhunga urugo. Ukwezi kwa kabiri atangira kurira kwa nyina, ntiyongera kurira mu rugo rwe hatatazongera guhura n'uwo mugore. Ukwezi kwa gatatu ngo yatangiye kujya noneho mu mihana, kurira mu mihana n'ahandi hatari n'iwabo. Noneho ukwezi kwa 4 afata icyemezo ko atazongera gukandagira muri urwo rugo. Ubwo aragenda atangira kuzijyamo iziki ingo cyangwa indaya. Ubwo hagati aho wa mugore ari kubabara, kagashinge yatewe kadurumbanyije ubuzima bwe, amaraso ntahagarara, ibibazo ni byinshi. Wa mugore ari kwibaza uburyo yita ku bana, uburyo yitaho. Ikibazo cyo kumugabo amucitse n'amezi 5 ntagejejeho, wa mugabo atangiye kwivumbura arigendeye. Ubwo na n'ubu kugeza na n'ubu wa mugore ari kurwana n'ibyo bibazo byose, ibibazo byo mu rugo, ibibazo by'ubuzima bwe, ibibazo by'abana, n'ibyo bibazo by'uko nyine atari kumwe n'umugabo. Umugabo yaramucitse yarigendeye, yagiye mu zindi ngo. Kubera iki? Kuko nyine bigoye ko babonana n'umugore kubera ikibazo umugore amaze guhura nacyo. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Ndifuza gukubaza, uri umugabo ugahura n'ikibazo nk'iki mu rugo rwawe, uwo mwashakanye bikaza kugera igihe akava amaraso, nanjye kuvuga adahagarara. Nguriya mugore twumvise mu byanditswe bitagatifu yari yarababariye imyaka 12 yose. Aho ushobora kwemera kwihangana kubonana n'umugore wawe, ukwezi kugashira, amezi 12 agashira, umwaka ugashira, wabyihanganira utarajya mu zindi ngo. Twongere turebe ikibazo dufite muri isi muri no minsi, ikibazo cy'urubyaro, kubyara abana benshi, abana b'indahekana, ibibazo mu muryango bimeze nk'ibyo byose. Ese igisubizo tubihereza ni ikihe? Njyo ya deviation nabwiraga mu babyeyi mwe, uko biri kose ibibazo birahari byinshi kuri ubu bwoko, ariko se ibisubizo tujya dushaka biri mu murongo w'Imana, biri mu nzira z'Imana? Ngibyo bizaranga abantu bakora deviation. Igihe cyose igisubizo washatse gitari mu murongo w'Imana, n'ubundi kizarangira inzira yawe iri kugana ahabi, iri kugana ku gusenyuka, kwiheba, kwivumbura, kujya kure. Igisubizo nta kindi wa mubyeyi we, ngo twajya hano amasomo umunsi no kwihangana. Kwihanganira umunyabyaha, kwihanganira umuntu ushobora kuguca inyuma, ukabasha kumugaruka muzana neza kuko ziyagarura umugore we. Kwihangana n'igihe umugabo yagutaye, kihangana mpaka ugeze kuri Yesu nkuriya mugore. Kwihangana nka Yayiro, kwihangana kugeza igihe umwana wawe wakize, kugeza igihe urokoreye umuryango wawe. Dore ko intego y'umugabo n'umugore nyine ari ukugira ngo barere abana bageze ku Mana, urugo rwose rugere ku Mana. Rero se waba ruriho iki namwe arashakanye n'urwawe, ariko byagera igihe mu nzira ukamuta, nk'uko guta abandi ku nzira? Hari imvugo igira iti nta mugenzi usiga undi. Buri icyo tubura twese imbere y'ibibazo byo kubyara indahekana, imbere y'ibibazo biri mu miryango yacu, cyane cyane bishingiye, nari ngiye kuvuga kwiraha, iraha ry'umubiri, reka tuvuge dutyo, akenshi bishingiye ku kutihangana, kutifata. Ariko se babyeyi, bagore, bagabo, ubu koko guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru bishatse kuvuga ko kugira ngo umubano w'abashakanye ukomere, nuko umugabo abonana n'umugore we buri gihe. Tuzasanga igisubizo atari icyo, ahubwo igisubizo ni uguha umurongo, control, guha umurongo urugo rwanyu, guha umurongo umubano mwashakanye. Ibyo rero bisaba iki? Kwihanganirana. Niba umwe ageze icyo apfa n'undi, nimwihanganirane. Niba umwe atakiri mu murongo mwiza, nimwihanganirane. Niba umwe
yagize utubazo ku rugendo, dore ko nta mugenzi n'umwe ubura utubazo ku rugendo, ese ushobora kumwihanganira? Mugabo mugore, umugore wawe agize ibibazo ku rugendo washobora kumwihanganira? Umugabo wagize ibibazo ku rugendo washobora kumwihanganira? Umwana wagize ibibazo ku rugendo washobora kumwihanganira? Ngiye ibibazo bishobora kuza mu ngo zacu kuko turi ku isi, nta n'ibibazo bitazaza. Ariko se inzira mbikemuzamo ni inzira Imana yatanze, umurongo mwiza Imana yatanze? Iki kibazo kirakubaza wowe nanjye mu ngo zacu, abo mubana, aho uri mu rugo. Iki kibazo nawe uza gukomeza gukibaza, aho ndacyafite ubwihangane, aho ndacyafite kwizera, kwihangana. Umuti w'ikibazo kiri mu ngo zacu nta kindi usibye kwihangana. Wakwihangana ugategereza kugeza igihe uzakorera kuri Yesu. Wihangane, kuko kwihangana bitera gutsinda. Iyo wihanganye ugakomera bituma Yesu aza mu rugo rwawe kandi agatanga igisubizo. Tuze kongera twibaze, kuki gatanya ziriho nyinshi muri izi ngo? Kuki abashakanye bari guca inyuma abandi? Nta kindi gisubizo nuko habuze kwihangana. Turi kuva ku irari ry'umubiri, iraha ry'isi, ikaza kurangira seki bibasiye ingo zacu. Kubera iki? Twabuze kwihangana. Mubyeyi, nyuma yo kumva ingero z'izi ngo eshatu, nawe ongera urebe niba urugo rwawe rutari guhirima, ongera uzane kwihangana. N'Imana iratwihanganira igihe twayicumuyeho, igatwihangana kugira ngo idukize. Umva, ibibazo birahari, hari ibibazo by'ingutu byinshi cyane mu ngo zacu, hari n'ibyo tutashobora. Rero kuba utashobora ikintu ntabwo bivuze ko kidashoboka, ahubwo icyo tubura ni ukwishingikiriza Imana, kugendera mu murongo w'Imana, kwihangana nk'uko Imana yihangana. Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Amen. Ariko usanga mu impuhwe n'imbabazi. Nawe rero, imbabazi, impuhwe, kwihangana, izo ni intwaro umukristo yitwaza mu rugo, rwa rugo rurimo ibibazo, rwa rugo rutubakiye ku nkingi zigororotse, rwa rugo Imana ishobora kubakiraho itaba ibibazo birimo. Ariko wowe nanjye, umugabo n'umugore, umwana, tukazarugeza aheza. Aheza ni hehe? Ni mu ijuru. Urugo rwiza ni ijuru rito, ariko n'urugo rubi naho ni umuriro. Ninze kuvuga umuriro muto kuko utabaho umuriro muto. Uyu muriro wose wagutwika. Uhanire ku rugo rwawe nawe warugeza ku Mana, ukore kuri Yesu, maze nawe ugira ute? Nawe ukire. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.